Hello beautiful family, how are you doing? Hope you are doing amazing. Hope you are doing fabulous today. I am doing so fabulous, so good. I'm looking good, I'm beautiful. Yes, I am beautiful because I am created by a very handsome, beautiful God. Ndabashimiye cyane, mbahaye ikaze cyane. Wowe wakoze subscribe, wowe utarayikora, wowe uteganya kuyikora, nawe uyikoze kano kanya. Thank you so much and welcome. For those who was there, welcome back to my YouTube channel. So guys, uyu munsi rero nari ndi mu masuku yanjye, ndarangije nkora koga, ndavuga ariko reka mbe ndi gukina na makeup kuko mba ndi gukina na makeup kuko nkunda makeup ariko sinzi kuyisiga. Okay? Comment down below. This is it. Guys, mbabwiza ukuri. Ikintu nzi gukora muri makeup ni umunwa gusa. Byonyine ibindi skin, I don't know. Niba ibyo nakoze ari byo, niba hari baba, I don't know. Noneho ubu ngubu ikintu kinzanye nta kindi. Guess what? This is the day. Mbabwire mfite ikibazo cya microphone, nsigaye mbakora video mukabona ukuntu ziza zidafite amajwi. N'ubu ngubu nongenda bigerageza, mfite video naringeze kure ariko ijwi ryanze kubera ikibazo cya microphone nacometse nikore, ndayicomeka ariko nikora. I have to buy another microphone. So guys, if there is any issue ku bintu by'amajwi nimwumva harimo akantu kasanzwe, but I believe in my phone. My phone is nice, good. Ndizera biri bugende neza, ndizera muri bube muri kunyumva neza. I will try my best to denoise this video kugira ngo muze kwireba nta nkomyi nyinshi cyane zirimo. So guys, uyu munsi nje kubabwira inkuru y'ukuntu namenye yuko ntwite. Yes, you good. You got this. Mwabyumvishe neza ukuntu namenye ko ntwite nyuma yo gushaka. Reka mbabwire byatangiye muri fin 2021. Yes, nibwo byatangiye, nibwo nabimenye kuko nabimenye ntinzemo gakeya kubera impamvu naraze kubabwira. Yes, you know, nanjye niko nabisanze nyine bimenya ntinze. Yo nkomera amashyi uvuga uti noneho nari nsigaye nsinzira. Gusinzira kuri njyewe, abantu banzi barabizi, ntabwo ndi umuntu upfa gusinzira ngo wapi. Niyo mpamvu nanatwite naravuga ati mana, ibi bitotsi byanjye umwana wanjye uzamurinde kubinganura amaso nkanjye kuko ukuntu ntasinzira yazata umutwe. naho ujya umfasha azajya asinzira, abona udutotsi nyine nka papa we, nkuko papa ajya mu buranga ahita abona ibitotsi, nako kajya kagira ibitotsi kisinzirire. And who is God? Who is God? Yarabikoze umwana wanjye araryama ku buryo akora sieste y'amasaha 3 nta nkomyi, amasaha 3:40. Twarumiwe. Ewe ubwo rero ndashima Imana kandi cyane. So iyi nkuru yanjye rero nuko nguko yatangiye muri fin 2021 nibwo namenye ko ntwite. Mbaza uti nabimenye gute? Natangiye numva ngira ibitotsi, umutwe utangira unjya ariko biciriritse, ariko biza gukomeza. Noneho ndavuga ariko rero uyu mutwe it's not normal. Ndabona bitari normal. Ndangije nakugiriye kwa dogiteri, ubwo twari dufite dogiteri wa famille, bangiyeyo yaranzi, bagiye muri salle d'attente, ndategereza, ndinjira muri biro ye, aranyakira, carte vitale ndatanga yo kwivurizaho, aranyaregistra, arangije arandeba, arambwira ati reka turebe ikibazo ufite. Ati se ufite ikihe kibazo? None Clement kuko ndibona uri mutaraga. Umwana ukubona ndi mutaraga nari ku mutwe ujya kandi ukankabiriza, ntari ku kibazo cyawo, ubu nkugeze imbere wakize. Ati ubwo nyine ni umusaza w'umwana mwiza cyane witeranwa n'imfura ya data Jacques. Noneho birangiye umva ansuzumye ariko akoze arambwira ati se ni umutwe ukurya gusa? Ndamwana umutwe urandya ariko nsigaye numva n'igituza cyanjye gisa nk'ikiremereye. Ati okay, reka turebe.
ariko araseka arahwera arambwira tumva rero ntaranagusuzuma uratwite reka ngusuzume nindagiza nguhereze ibizamini ujya gukoresha ariko uratwite tayari njye nabibonye nta kuntu naza muri salle d'attente gatatu ndi gusanga wasinziriye gute se nta muntu waraye muri boîte ndanga ati boîte sinzi n'isura yayo ngo arasuzuma agiye ku gituza akoze ku gituza gutya yo ndavuga nti uri hasi ni gutya byandyaga numva wapi umva ndangije ahita nyandikira ibizamini arambwira ati nta n'ikindi kizamini ndi bugukorere kidasanzwe genda uzagaruka unzaniye ibisubizo ewe mbagiye kuri labo nahise mpaca nta nubwo natashye mu rugo nahise nca kuri labo ubwo nari ndi jyenyine umugabo ari mu kazi ndavuga none ndimubwira arahita avuga ati ndaje ubwo tuba turagiye mbandagiye nari ndi jyenyine mbandagiye kuri labo bampaye rendez-vous kuko ibintu byose hano uba ugomba gufata rendez-vous mbere y'igihe mbafashe rendez-vous mbandatashye ariko mu gutaha who am I? Ninde wo gutaha najyanye test de grossesse mva naguze test de grossesse ntanzijyana mu rugo ngeze mu rugo ndabikora nkabona akarongo ariko karagaragara kurusha ibyakotse ndangije ndavuga ariko rero ibi ngibi n'ubundi false positive zibaho reka ndeke kubyishyira kuko ngewe ku giti cyanjye numvaga ntatwite simbabeshye ubwo mbatagiye umugabo araza ndabwira bampaye ejo bundi bampaye rendez-vous yo kuri labo nzajya gutanga ibizamini ariko dogiteri we yambwiye ngo uratwite ngo wivune umugabo wanjye arambwira ati biriseri ariko n'ubundi ukuntu usigaye usinzira niwe wanyibukije ko nsigaye nsinzira dogiteri kwa muganga n'umugabo wanjye nibo bantu banyibukije yuko mu by'ukuri koko nsigaye ndyama ngasinzira kandi koko umugabo wanjye yaragendaga akajya ku kazi icyo gihe nari ntanatangira akazi umva mbabwire yaragendaga akajya ku kazi urumva yagera mu kazi ngasinzira agiye ngasinzira ngakambwa nshidukiye hejuru ndikuvuga ati uzi yuko ntatetse uzi yuko ntarateka mwagenda ndi kwiruka nkamubwaniza ubwo iminota ntetse ageze mu rugo ati ningahe nkamubwira ati mu kanya nibwo nkangukiye hejuru nshidukira hejuru ngira ngo ntabwo natetse ngira ngo uraje ugeze aha ahambwira ati okay sibaga umugabo wanjye nta ntambara agira akambwira ati n'ubundi niyo nsanga bitahiye twari gucapurisha tugakora akantu koroshye nkasubirayo ngiye wumura ujye wiryamira nushaka kuryama wiryamire nushaka gukora siporo wigendere nushaka no gutembera ujye wigendera sukagume mu rugo ngo ikwice umugabo wanjye n'ubupfura bwe nawe ntiyarazi ko ntwite ubwo tuba turagiye tujya mbanzanye ya test de grossesse ariko tukibisoma tubona kuri test de grossesse handitseho ko gukora test neza ari ukuyikora mu gitondo kubera ko ngo aribwo ibintuza ibikoresho biba biri neza biri fresh if you know you know yeah urumva noneho turapima mu gitondo nashidukiye hejuru ari muri dushe nshidukira hejuru mpita musanga muri dushe nyine we yari yatangiye koga mpita njya muri dushe ndagenda nkora ibyo nkwiriye gukora nzana ibyo byose na test de grossesse ndabwira numva tugakora test de grossesse right now nta yindi ntambwe natera nakora test de grossesse mbabwire nakoze test de grossesse mpita bam mpita nsanga karabimye nyine nahise nsanga ntwite umva mbabwire ye turishima mva noneho nahise numva akantu kanyuzemo ngo sabwa ati noneho njyewe nakuze ndi umuntu wikundira disa abana cyane if you know me you know that I do really love kids
umva nkunda abana atari no kuvuga ngo uwanjye nkunda abana cyane ariko noneho narishimye kandi ubwo ngubwo ndi umuntu wavuga ati njyewe ntabwo nzabyara vuba. Who am I wo kudesida njyewe nkadesida nkaho naretse ko Imana ideside. Ibyo bintu nabyo byanyigishije ukuntu natwise ntabyo expectinga, nabyo byanyigishije yuko twashaka tutashaka nyine twabishaka tutabishaka, God is on control. Imana ibifite ibintu byose muri control yabyo. Wakwigira gutya nta kintu na kimwe wabihindura. Imana yavuze ngo yes, you can't change. Ndangije nyine mbambonye gutyo ko ntwite, urumva ni gutyo nabimenye nanjye ubwanjye byarantunguye. It was a surprise for me, for my husband, but not for my doctor. Kuko doctor wanjye yarambonye arambwira ati yes, you are pregnant. Mwana wa uratwite, nta n'ikindi kizamini nagukorera, nta kirenze genda. None arangije arambwira ati none se period, what about period? Namwani nejo hashize nta nubwo ari kera. Arambwira ati bibaho rwose gukomeza ukagira ibihe nk'ibyo kandi utwite. Nuko mbamenye ko ntwite uko nguko. Ubundi bantangiye the journey of pregnancy. Noneho sasa ibintu reka mprofite ubu ngubu mbabwira ibintu byangiriye umumaro ntwite. Nkimara kumenya ko ntwite kugeza mbyaye na nyuma yaho, kwita ku kintu cyose ngize muri uyu munwa, cyitwa kurya, cyitwa kunywa, cyitwa kuvuga. Mind yanjye yahise indi mind. Maze kumenya ko ntwite nahise mba undi muntu, another person. Even today I can testify yuko mbere yuko ntwita na nyuma yuko ntwita I'm a complete different person. Kubera yuko confidence was there, happiness was there. Nta kintu cyazaga ngo kize gushekinga umunezero wanjye ntwite, nera. Ntacyo nari naravuganye nanjye yuko n'umwana wanjye nyine wo nari ntwite ngo ntwite, ntabwo ntwite. Umwana nari ntwite nari navuze ati oya, he will never experience the negativity. Ntazigera agira negativity, ntazigera agira ishavu, ntazigera agira bad moods. Nkimutwite zizamugeraho kuko yageze mu isi, kubera yuko nta bimuproteje 100%, ariko mu gihe nkibasha kumuproteja I'm gonna fight for this. And I did. Umva mbabwire, nariye biri healthy from the day I knew that I was pregnant. From that day I ate healthy. Nariye ibintu biri healthy, naramarishaga, nakoraga siporo zo kugenda kuko muganga yarambwiye ati nta siporo wemerewe. Ubu ngubu kubera yuko nyine utwite ntabwo ugomba gukora siporo, buretse nzakubwira. Nasubira yakambwira ati ubu ngubu ujye ukora siporo, ugenda, nushaka kujya muri gym, nushaka kujya muri piscine woge, nta kibazo. Mbababwiye nakoraga siporo ku buryo narinze njya kubyara. N'abantu mwe, my husband can be a testimony yabaho ubuhamya. Narinze njya kubyara nkigenda 11 kilometers, ibirometero 11. Nabyaye ariko wa kabiri kuwa mbere nijoro twagenze ibirometero 11. Umugabo wanjye arambwira tuzise ndananiwe ngewe dusubire mu rugo, kuko nyine yabonaga ukuntu mfite inda. Noneho inda yanjye njya kubyara nk'iminsi 2-3 mbere yuko mbyara, inda yanjye yaragize gutya ngo ba umva kayita kagwa ngo pyu. Inda nyine yanjye yari iri hano imbere, ariko ngiyo minsi 3 yisibira ngo none iba nini koko.
ku buryo nahise ntangira kongera kugenda nambaye izo ceinture, kuko hari ceinture bampaye, hari ceinture Ganzere yari afite, noneho nari ngifite, numva noneho docteur arambwira ati uzajye yambara izajya igufata ikufasha inda, noneho ugende kugira ngo umugongo wawe ntunanirwe. Imva iyo ceinture yarandemeye, ushobora kuyibona cyangwa ushobora kwisaba muganga wawe. Guys, do that. Urayambara ukagira ngo ntutwite, kandi ndarimvutse ukagira ngo ntutwite. Nayikubitagamo umugabo wanjye yavaga mu rugo, ikintu nakoraga cyadanje cyakoze, narinze njya kubyara ashana ukuri ngiteka nkora isuku ukagira ngo bantumye isuku muri maternité. Noneho ngiye kubabwira nyine ikindi kintu cyamfashije ni ukurya ibiryo biri healthy, kuruhuka bihagije, kunywa amazi. Amababwe nanywa amazi menshi cyane ariko menshi cyane. Ikindi kintu cyankoreye, abantu bazakubwira ngo kunywa tangawizi ngo ni bibi, ngo ni bibi kandi utwite ngo ntago ari byiza, ngo noneho rero umva mbabwire, nibyo koko bafite rezo. Ntabwo ngenda muganga, disclaimer, ntabwo ndi muganga. I wish ko nari kuba ndi muganga, kuko it was my dream to be a doctor, and one day, why not, God will do this for me. Umva mbabwire, noneho mwabantu njyewe nagiye kuri uwo muganga ndamubwira numva rero ntabwo ngira iseseme rwose, umva mbabwire nta seseme nge, narinze ntwite, naratwise kugeza ngiye kubyara, ntabwo nigeze nduka, ntabwo nigeze ngira iseseme. Ikintu cyahindutse mu buzima bwanjye, hari agasabune keza twogaga, oderi yako numvishe ntayo nshaka. Ariko urumva ntabwo ngiye nongeye kukoga, ariko umugabo wanjye arayogaga. Urumva yuko nta kintu yari imbangamiyeho kinini, nta kintu yari imbangamiyeho mu by'ukuri. Ikibi nuko nari buyoge. Ubundi numvaga nshaka kwiyogera agasabune ka gifura. Naguraga akagifura nkakoga hagashya. Ubwo ngubwo noneho n'abantu mwe, niba hari ibintu uzirinda to be negative, bad vibes, abantu bakurakaza, abantu bakugira nabi, ibintu bikujena, avoid those things. Nutwita, create your positive mind, like strong. Umva uzajya uri positive, umwana wawe mwatureho ibintu byiza. Abantu barambwiraga ngo gutwita biroroshye, ariko kureranga ngo uzambwira. Guys, gutwita biroroshye, kubyara biroroshye, no kurera biroroshye. Byose iyo wabanje Imana ukavuga ati Imana, uyu muntu cyangwa se ukavuga ati Imana, abandi babona ko gutwita bigoye, kubyara bigoye, no kurera, ariko wowe urabishoboye kandi biroroshye. None rero sinzigera natura ko bikomeye, nje ni gutyo nagenze. Umva barabimbiraga, umuntu umwe yarambwiraga ngo shanga abana ngo kazajya karira ngo uzata umutwe. Kavuga ariko who are you? Weho warabishoboye, ngiye ntabwo nabishobora. Who are you? Umuntu wabimbwiye, who are you? Kubyara ntibivuna, kurera ntibivuna, no gutwita ntibivuna. Ahubwo byose bisaba muri wowe mu mutwe wo kuvuga ngo I got this, bino nzabishobora. Ukavuga uti okay, abantu bose babyaye si benshi, kuki bajyayo bagasubirayo, akagaruka agasubirayo, yarangiza akavuga ngo biragoye. Kuki yasubiyeyo? Think twice. Mbere yo kujya mubwira abantu batwite ama negative, muzajye mubanza muyatekerezeho, ni bibi. Njye nuko nabaye umuntu utabyemera, nkazajya mbwira umugabo wanjye mubwire ibintu byose biri negative, ntabwo nzigera mbyemera kuri pregnancy yanjye. Ni wumva umuntu ambwiye buryo ukabona mushubije ko ntabyemera, ntuzajye wewe commentinga, uzajye umwihorera. Uzaba ubizi ko ari my positive vibes, ni rwo rukuta nihaye, niyo barriere nihaye, nta muntu nshaka ko ayirengaho, kandi it will be smooth in the name of Jesus. Umva nkubwire, njyewe natwise natura nkabwira Imana ati
mana ndashaka umwana wanjye azaza afite ingingo zose ndabigusabye, umwana wanjye azaza ari bwiza, umwambike igikundiro, umwana wanjye umva uko mbitekera in details narabisengeraga nkabwa ni mana n'ukuri uzihesha icyubahiro. By the way, abandi bantu baba bafite like sex preference, baba bafite wenda akavuga ngo ndashaka umukobwa, ndashaka umuhungu, ndashaka njyewe umugabo wanjye yishakiraga umuhungu. Njyewe nta kintu nashakaga nawe as long as ari imfura I'm good. Numvaga I'm happy, numvaga nibyara agakobwa bizaba ari byiza, tuzajya twisukisha, njye ngasuka nkasapisha, nibyara agahungu zankambika. Nibyo nabaga nibireye. Nta sex preference nigeze ngira, ntabwo nigeze ngira igitsina cy'umwana nkeneye kuko numvaga rwose simfura se tuba bien. Ahubwo njyewe muri njyewe reka mbabwire ikintu nari mfite muri njyewe kiri funny. N'uyu munsi ndacyagifite, ni mugipinge please don't ntimumpindurire ibintu. Numvaga nzabyara impanga kandi I will. Nzabyara impanga kuko I love twins. Umva bundi impanga cyane ariko mundi impanga ku rwego rw'isi. None bibaze nzibyara nk'eshatu mwangira abantu mugiye kumwe ngo wazajya urara wicaye ngo bazamuka and so what. Umva mbabwiza ukuri, impanga ndazikunda, zamvuna zitamvuna. Mundi impanga ndasaba Imana n'ukuri uzazimwe ndazakiriye, amen, kuko ndazikunda ndazisengera. Niba usenga uzamfasha gusenga nkunda impanga nanjye nzazibane. Ikindi kintu ugomba kwavoidinga muri pregnancy, ugomba guhora uri active. Hari umuntu pregnancy igora wicika intege, ntuzajya wumva agatege gahari, ujye uhaguruka ugenda iminota 30 ugaruke mu rugo, nuko gusohoka kuguhindurira ibintu. Ikindi kintu navoidinze muri pregnancy ni ukuvuga ngo urabona iyo umuntu atwite ngo afite ikintu ararikiye. Ibyo bintu ntabwo nigeze mbishyira mu mutwe wanjye, ariko reka mbabwire we funny fact, ntabwo aba ari ukwigirisha, nashakaga ibigori. Umva nashatse ibigori, mpamagara abantu bose b'inshuti zanjye, nzi Margaret inshuti zanjye muri abana babi, ntabwo mwabinyoherereje. Numvaga mwabinyohereza kuri kuriye nka buriya ni ukuri buriya. Umva mwarambabaje. Nashatse ibigori mw'abantu mwe ndabibura. Nkazamfata amafoto y'ibigori nari narariye, urukumva kubera njye nkunda gukora amafoto. Nkazamfata amafoto y'ibigori natetse nkayareba nkabizuminga, umva narira. Ni gutyo umuntu aba ashaka ikintu. Nakundaga ibigori ku rwego rwo hejuru. Ikindi kintu nakunze nk'uko nabibabwiye, ya tangawizi yanjye n'indimu. Icyahita nafataga tangawizi nkayirapa, gashyiramo indimu, gashyiramo ubuki duke, ubundi rero my drink bya bintu byo kuvuga ngo ndazongera ndasesemwa, ntabyo nigeze. Muganga arambwira ati niba icyo kinyobwa kitakubangamiye ujye ureka kunywa cyinshi ku munsi, ariko ibirahuri 2 ndabikwemereye. Urumva nakanywaga mu gitondo nkanakanywa mbere yo kujya kuryama, nkaba meze ariko karanshimisha. Wawe wanywa agatasi k'ikintu ukakanywa nk'uri kunywa ya tangawizi n'indimu, it's the best. Ni ibya mbere byamfashije. Ikindi kintu cyamfashije ntwite, twabwira ibyo ntwite umunsi nababwiye story yanjye yo kubyara, nzababwira n'ibyamfashije nyuma yo kubyara.
nuko nabigenje kugira ngo mpite ngarura tayi nari mfite, ahubwo nkajya munsi y'ibiro nari mfite. Wait, mbabwire, kugenda, kuba active, kurya neza, kutaryama ngo uhere mu buriri, umva uburiri wumva utabubirira, ariko urahaguruka ukagenda bikagufasha bikagutuma uhindura mu nzu. So nibyo bintu rero byamfashije. Ubundi ni gutyo namenye ko ntwite by surprise. I was surprised, my husband was surprised, but the doctor ntabwo ari surprised kuko yarambonye we ahita avuga ati ntakubonye sha, urasinzira we gatatu kikurikiranyije muri salle d'attente, nta saha utegereje. Wumve ko nta saha nari ntegereje pe, ariko nari ndi gusinzira. Nyine narasinziriye, araza ubwa mbere asanga ndasinziriye, ubwa kabiri asanga ndasinziriye, ubwa gatatu asanga ndasinziriye. Nakangutse bangezeho. Nakangutse bangezeho kuko niyo hari kuza undi muntu akavuga ko yahantanze yagombaga kwinjira. So guys, nuko nguko namenye ko ntwite, kandi nibyo ngibyo byamfashije: kurya neza, gukora siporo, kuryama bihagije, kunywa amazi menshi, urumva n'icyayi cya tangawizi n'indimu byaramfashije cyane 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 cyane, no kugira positivity muri ngewe. Rero mwakoze cyane kubana nanjye, thank you so much for watching. Niba hari umuntu utwite uzi, umwohereza ino video, umubwire ibintu bishobora kumufasha mu gihe cyo gutwita. Nk'ibyo byose mbabwiye, harimo kurya neza, n'ibyo byose. Mwakoze cyane kubana nanjye, ndabakunda cyane, ariko Imana yo mu ijuru ibakunda kundusha. So stay tuned. I can't wait for you to know my delivery story. See you in my next one. My next one will be very sure izaba ari iyo ngiyo kubabwira ukuntu nabyaye n'ukuntu namenye yuko ari umunsi wo kubyara. Umva noneho it was a very big surprise kurusha iyi ngiyi. So guys, stay tuned. See you in my next video. I love you, but my God loves you more. Bye.